Hello my people, welcome to Gentil Official. Murisanga mwese amuherereye ari ku mugabane wa Afrika, wa Asia, wa Australia, Amerika y'Amajyepfo, Amerika y'Amajyaruguru, mwese murisanga. Icyo twabasaba ni gukora subscribe, share and comment, bityo mukajya mubona ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Iyo tubonye comment zanyu, iyo tubonye ubwunganizi cyangwa se ubufasha bwanyu, biratunezeza. Bitwereka ko mudushigikiye, bitwereka ko turi kumwe namwe, bitwereka ko hari cyo mutwifuriza ciza, ari umurongo mwiza muduha kugira ngo tugendereho. Izo zose turabyishimira nk'abantu badukurikirana, nk'abantu bakurikirana ibiganiro byacu, bakurikirana ibikorwa dukora. Ino umurongo mugari ni channel nshasha, cyangwa se navuga ko ni channel cyayizamuka, ariko ku bantu bakoze subscribe turabashimira cyane tubikuye ku mutima, kuko iyo ushigikiye mugenzi wawe umwifuriza iterambere, ndetse n'utarabikora ntacyo nomushinja. Abantu bafite uburyo bumva ibintu bitandukanye, abantu bafite uburyo batekereza ibintu bitandukanye, ariko nawe niba nta wundi mutima mufite, wadukorera subscribe na share and comment kugira mukomeze muduteze imbere, mudushigikire, kugira ngo aho tuzagera tuzobibakeshe, aho tuzagera bizaba bivuye mu ntambwe zanyu mugenda mutera uko bukeye n'uko bwije. Ibyo byose turabibashimira. Tubazaniye amakuru avuga ko yabaye ejo tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru twamenya neza kuko niba ari byo, ariko abantu bose barabitangaje, imbuga zirabitangaza, zose imbuga zikomeye tugenda dukurikirana, tuvuga ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Uwiringoma. Mu by'ukuri ni urupfu usa nkaho ku bwanje ntanemera neza, kubera ko ari ikintu kiba bitewe n'uko gitunguranye, bitewe n'uko utabitekerezaga, bitewe n'uko wumvaga icyo kintu gitobaho, bikangombwa ko ucebera ari uko wabonye. Mu by'ukuri turababaye kandi imitima yacu irababaye ku bwa leta ya Kinshasa, ikomeje kudutwara abavandimwe, ikomeje kudutwara abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu by'ukuri iyo umuntu arwanira uburenganzira bwa muntu, aba ari inkingi ikomeye cyane, kubera ko iyo wemeye ko abandi badapfa barengana, uba uri intwari ikomeye cyane, kubera ko iyo ubonye undi muntu ari kurengana ukamurenganura, ari ikintu muri wowe uremyemo abantu, cyangwa se Imana ari ubundi budahangarwa Imana ibuguhaye, kubera ko ari amagara y'abantu wakijije. Umwaka ushize leta ya Kinshasa yatwambuye umuntu ukomeye cyane, generale wacu Rukunda Makanika. Ndakeka ko ukwezi kwa kabiri kwatubera ukwezi kw'ibibazo byinshi, ukwezi kutigeze kuduhira nk'ubwoko bw'abanyamurenge, cyangwa se nk'ubwoko bushigikiye kuticwa kw'abanyamurenge mu bice bitandukanye by'igihugu cya Kongo. Mu by'ukuri Uwiringoma aratubabaje cyane, kubera ko twumva ko yadukuwemo, twumva ko tutakiri kumwe nawe, bitewe n'uko ari byo yakoze, ari akarengane k'abanyamurenge bagiye batandukanye mu gihugu cya Kongo bagiye arenganura. Kwanza tukavuga ibigwi byiwe, yemeye gusiga aho yarari, arahasiga, aravuga ati ubwoko buri kurengana, ntabwo dukwiriye kurebera ubwoko buri kurengana ngo duceceke. Ava aho yarari aja kurwanirira ubwoko buri kurengana, ubwoko bw'abanyamurenge,
ndetse n'ubwoko butemerwa na leta ya Kongo ko ubu bwoko ari ubw'icyo gihugu, batigeze kavukire yawe atari iyo muri icyo gihugu. Ibyo bintu barabikoze. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda, nko kubona uwari umukuru w'abagwanashyaka ba M23 twumvishe ko atagihari. Ni ikintu kitubabaje cyane, imitima yacu irababaye. Mu by'ukuri ni ugukomeza tukihangana. Hapfa umubiri n'uzi upfa, ariko ibitekerezo by'abantu cyangwa se amateka y'abantu ntagapfa. Arizo tuzamwibukiraho, ari umurongo yadusigiye tuzakomerezaho. Mu by'ukuri yari umugabo w'umunyeshaka. Navuga nk'ibikorwa nka bitatu yakoze. Yagaruye amahoro mu bice bya Goma, bya Bukavu. Ahanini niwe muntu wafashe abacancuro abohereza iwabo. Niwe muntu wamenyekanye nka Kwikire. Iryo jambo ndarizirikana cyane kubera ko ari ijambo yakoresheje yirukana abacancuro bari baje kugira ngo bakomeze bafashe leta ya Kinshasa mu gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri kiriya gihugu. Mu by'ukuri ni izindi mbaraga twambuwe, ni izindi mbaraga dukomeje gutakaza, ni izindi mbaraga twambuwe. Ukwezi kwa kabiri kwatubereye ikibazo cyane, kwatubereye umwijima, kutubera ikintu gitangaje cyane, kinababaje kumva ko ukwezi kwa kabiri hagiyemo intwari zibiri zari zifatiye runini ubwoko bw'abanyamurenge, barwaniraga kudapfa kw'abanyamurenge. Ibyo byose biratubabaje cyane. Bavuga ko yapfiriye i Masisi ahantu bita Rubaya, niho intambara yahereye. Bavuga ko intambara yakomeje kuba ku ruhande rwa M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa. Bakomeza barwana, batewe saa 8 z'ijoro, buraca bagiye baterwa. Bavuga ko ari aho hantu yaguye, ariko mu by'ukuri ntituramenya amakuru neza ko aya makuru ari impamo. Ariko mu by'ukuri ibinyamakuru byose bikomeye byabitangaje ko yadukuwemo, kandi ni ikintu gikomeye kinababaje kumva ngo Wiringoma ntabwo agihari. Ni ikintu kitubabaje cyane. Wiringoma ni umugabo wari uhagarariye ku ijambo, umugabo utari ufite inyungu mu byo akora. Ni umuntu warwaniraga amahoro atavanguye ngo uyu ni umunyamurenge n'umukongomani. Yarwaniraga amahoro y'umuturage w'umunyagihugu cyangwa se umuturage wa leta ya Kongo, kuko izo zose icyo yarwaniraga ni amahoro kuri umuturage wa Kongo. Ibyo bintu byose ni Wiringoma wabikoze. Wiringoma nabo bafatanyije. Mu by'ukuri turabashimira ku bwitange mwadugaragaje, ku bw'imbaraga mwagaragaje. Izo zose wabihagazemo neza, ubijyamo n'imbaraga zawe zose, ndetse uravuga yuko ari ibihugu bikomeje kwinjira muri leta ya Kinshasa. Hari leta ya Afurika y'Epfo, hari leta ya Serbia, ndetse n'Abafaransa bakomeje kwiyongera muri leta ya Kinshasa. Baje kubaha imbaraga, baje kubatoza kugira ngo bakomeze habaho kwica ku bwoko bw'umunyamurenge, kubwo guhohoterwa. Izo zose ni leta ya Kinshasa iri kubikora. Leta ya Kinshasa iri gukoresha drone, ikarenga ku masezerano yagiranye na M23, bakarasa drone bakazirasa mu baturage.
Ico ni ikintu gisa nkaho kigoye cyane, ni ikintu kibabaje kubona leta iri kuroha drones mu baturage bayo, birengagije ko umuturage ari inzirakarengane. Ico ni ikintu gikomeye cyane kandi kinababaje, kurenga ku masezerano bagiranye, ukarengaho ukagaba ibitekerezo ibitero bikomeye. AFC yagiye yandika ko leta ya Kinshasa ari kurenga ku masezerano y'agahenge k'umutekano cyangwa se agahenge k'intambara, ko bagabanya intambara. M23 ikomeza kubashinja cyangwa se ikomeza kwandika ku mpapuro zabo ku ma X igaragaza yuko leta ya Kinshasa ku masezerano bagiranye y'agahenge k'umutekano cyangwa se agahenge k'amahoro tarimo kuzubahiriza. Izo bintu bavyanditse ndetse na mbere yuko Wiringoma yitaba Imana. Izo byose biratubabaje cyane, ikintu dukomeza kwihangana. Ubwoko bw'abakongomani bashigikiye Wiringoma, bashigikiye ko amahoro yagaruka ku munyamurenge cyangwa se ku bantu bose bahohoterwa muri Kongo, tudashingiye ngo aba n'aba, muzi abari kwicwa, muzi abari guhohoterwa, abo bose. Tunashimira AFC twirwanaho na M23, abo bose no gukomeza kugaragaza umutima n'ubushobozi bwo kurwana n'umwanzi, nubwo umwanzi akomeje gukaza imbaraga, natwe turakomeza dukaza imbaraga kugira ngo umutekano ukomeze wiyongere. Rero mu by'ukuri ni ikintu kibabaje, ikintu giteye ubwoba, kumva ko ari ubwoko bugomba gupfa, ari ubwoko bukwiriye kwicwa, ari ubwoko budakwiriye kugira uburenganzira bwo gutura mu gihugu. Izo zose ni ikintu kibabaje, amahanga arebera, imiryango mpuzamahanga irebera. Izo zose ni ikintu gisa nkaho kiduca intege, tukibaza ko umunyamurenge ari wavutse kugira ngo apfe, ari umunyamurenge wavutse kugira ngo ateswe, ari umunyamurenge wavutse kugira ngo abambwe. Ibyo byose tubyibazaho, tukibaza inkomoko yacu, kubera ko aho tuje hose batubwira ko turi abanyamahanga, nta gihugu tugira. Izo zose ni ikintu n'Imana ikwiriye kwigaho, Imana igakomeza ikabana natwe, ikadushigikiriza. Ibyo byose mu by'ukuri twihanganishije abakongomani banga akarengane, banga ko abakwiriye gupfa. Abo bose bari bashigikiye Wiringoma, turabakomeje cyane, tunabwira abakomeza kuvuga ko bazotwica, mukomeze, ariko hari umunsi ibi byose bizarangira bikabarwa nk'amateka, ahubwo amateka akaba wowe wagambiriye kwica ubwoko, wagambiriye kugira nabi umunyamurenge cyangwa se umuturage wa Kongo wese uhigwa na leta ya Kinshasa. Bikaba amateka yuko uzogira isoni zo gutaha mu gihugu cyawe. Izo zose ni ikintu gisa nkaho kitugoye, ni ikintu gisa nkaho kitubabaje, kumva ngo umuyobozi wacu mukuru aratabarutse. Ibyo ni ibintu bikomeje guca abantu intege, bikomeje gutekerezwaho n'abantu benshi. Imitima y'ababyeyi irababaye, imitima yacu irababaye kabisa. Komeze mwihangane, komeze mugire umutima ushikamye, umutima ufite imbaraga, umutima wo kwihanganira ibibazo duhura nabyo, ibibazo umunyamurenge yahuye nabyo guhera mu myaka 10 n'ingahe, guhera mu myaka 50. Ibyo zose ni ibibazo twagiye duhura nabyo, ariko leta zishinzwe cyangwa se imiryango ishinzwe kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye igakomeza ikarebera, ahubwo ikareba ku nyungu zawo, ikareba ku nyungu z'ubucuruzi. Ibyo zose ni ikintu twibaza ko kizarangira, nta ntambara itazirangira. Ibyo zose bizarangira. Dukomeze kwihangana, dukomeza kwihanganisha AFC na twirwanaho byose bifatanyije, bikomeze bihate cyangwa se byongera imbaraga
mu kurengera ubuzima bw'abaturage bari mu kaga. Rero mugire ibihe byiza, amakuru turagenda tuyamenya neza ko koko umuyobozi wacu yatuvuyemo. Ejo bwanje sindabyemera kuko nagiye mbona imbuga zose zibyandika ariko sindabyemera, ariko turagenda tuyimenya. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.